Blessings everybody watching Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanje Albina Sini, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Right about now duherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko specifically. Uyu munsi tukaba tugiye kureba DJ CASPI nyirabyo. Murabizi ko igihe ari igihe gito cyane dusigaye dufite muri iki gihugu. Gahunda ni vuba tukava mu nzira. Niyo mpamvu tugiye kumusanga muri salon tukareba ayo mafaranga yakuye hanze. Mwarabibonye ajya gutema ikirere agiye muri Abidjan. Ese yagize iyi experience. Ese ari kwiyumva gute noneho kuba ari nyirabyo byuzuye. Ubwo ndavuga amafaranga turebe ko twanasangira nawe. Munkurikire ni muri Teta Saloon ahangaha aho bari kumuha drip batuma byose biba ngo ibye cyangwa se yitwa nyirabyo. Muri kuri Legacy nimba mutara subscribing mukandeho big up to Miguel behind the camera. Right about now, let's go Kigali Rwanda. Welcome once again, Legacy TV. CASPI is on my side. CASPI agira umuntu agira umunwa niumbeshejeho na gift nayiretse why by the way CASPI duhere ku munsi wagiye subwo untegereza abakansoza oya ntabwo nshaka kubituma bimera gutya hariya narahitumye mani Mem kuvuga ngo bamwe ngo basigara induba namo natumye indege itazamukaza. Ese iyo hitumye urumva bakora iki bakuraho bya billboard bakajyana. Uzinduba ya hariya noneho. Oh my god. Ndekadekere bise. Sura ya kazi. CASPI I'm glad to see you. Namugisha ukombe kongera kukubona. Birashimishije mani nge ubu ngubu. Nshaka kubaho ntuje. Utuje. Ndi kurya turadufaranga meze neza. Utuje wenyine se? Oya sha. Nagusangira se? Oya sha subwo subi kwa gatanu. Kwa gatanu. If you know you know abantu bakurikira flash hagataho flashlight CASPI agarutse. Tukiri no kuri cyo kintu cy'imirimo ukora as a DJ. Reka duhere ku munsi ugende. Wije mu ndege bigenda neza. Ntabwo wagize CASPI bwiza kuri. Cyane narabugize kuko nabuyemo n'ibibazo byinshi. Nkibihe rero. Asubi ikibazo umaze kukibwira abantu benshi ariko ndere shaka kubyumvira nkabimwe nagiye kuri toilete biranga kuvamo ibiki ibiri muri toilete byanga kuvamo cyangwa bikurimo wengeye byaranze ko mvamo kuva gusohokamo byaranze man bora nuseke mucongo udahengama uyu mutipe arabizi ntago yahusha by the way uyu mutipe yitwa the brother Muranes yitwa Eric niwe wenyine ugukoraho CASPI nta wundi ujya nkoraho ni ukuvuga ngo adahari bigenda gute ubwo se yaba yagiye oya atari hano mu Rwanda nayo atari ntago biraba ahubwo nibwo nzabimenya tu ariko ubundi buri gihe anytime it's with him no hasi iriya niwe uhogosha hehe muri kara gace k'efiriya niko njye navugaga kara gace ntuyemo k'efiriya mu rugo aha ibindi bumvije ntago mbizi kiri guseka yo ndaje nguho umuhaga mu kanya nubwo ari muri covid banzubwire CASPI ugiye muri toilette turafunguye biranze oya kono byagenze nta nubwo nashakagayo ngiye naragiye to washaka kureba uko zigize toilette subizwa ndacokoze kubera najyaga mbwira abantu gase ubundi Imana izajyana abantu mu ijuru igendeye kujya aho gawenda umuntu waneye mu ijuru niwe izajyana aho yakangereyo to ngeze kwinjira nari nabajije umuntu gusohoka rero nibyo byabaye ikibazo tu kwinjira waramaje uti ndinjira kuri ya ni hari Imana ngiye ndabaza ikintu ntazi tu ariko ntago nibutse numvishe ko niba nibumenye ko ninjiye gusohoka nabo ntago biri bugora ngeze rero birankambara nifatira aka video urambwenze kukereka abantu nasone mfite kuri byaranze ubwo se kujya sohoka wakomanze wavugeje urabona abari abaseriveri bo mu ndege baba bacaho buri kanya iyo hahezemo umuntu baba bari kubibona ahubwo big up to the cabinet crew ya Rwanda wajyanye na Rwanda aho yanarwaye najyanye na Ethiopia bara ntago mbazi sibyo maze ubwo nyine yaciye hose nzaho yakanze to mbona harafungutse ndasohoka ariko yari yabyumvishwa ari mu muntu baba babibona to kuko yarajara nabimbwira ambwira nyine ambwira uburyo nzayambigenza nsohoka ambwira ninde wagushize mwe nijyanyemo ariko kuvamo byari wansa ambwira ati ni kuri uzajya ubigenza to kuko arabona kandi nkabona njimije itara ubundi nkabona ndaricanye ku mwana ni ibibazo ikindi kintu mari kugenda muri biriya birere indege ikagera mu gicu umva umutima ugiye kugarura
ahubwo ntabwo bagize ukavuga uti ngiye cyane narabugize bwinshi naranatatse oya mani naga ibintu byo kubeshya ya kiboro giteye ubwoba nta nubwo mbyifuza numva ndi bumeneke imanutse hariya hejuru hagati aho uragiye nta nubwo wahise ugerera icyo gihe kuko ndumva narabonye ko uhagaze Ethiopia nyuma uva Ethiopia ujya Abidjan hanyuma Ethiopia mwakiriye mute mwabaga nabwo muri gakire gati hari abana beza abana gute abana bato tungana beza mbuze ngo bebe wewe winja wowe uti amkaspize cyabari banakuze yego kushati yatereka kwikina nta n'umuntu nzi hari kuko ahabwi nageze n'ahantu urabona muri check up y'abantu bagusaba gukoramo ikintu cyose cy'icyuma n'inkweto ugakuramo nari nambaye ipantaro iriho utwuma gutya baza ko bambwiye ngo shaka uburyo uri bubigenze winjire muri uce muri no ntuze muri no checking nta kintu cy'icyuma kikuri ipantaro nambaye kereka ni sinayikuyemo anjye nta n'ibintu by'ubwoba burya wayikuye musigara nawe mwenda w'imbere box mita ntambuka nyine ngeze ndagenda mani byabayeho nayo umuntu wa mbere mbibwiye hano ku TV yawe ariko ndi kukuyambura oya uyambuye wa gicucu ibyo se ni ibiki uri kumbwira ushaka kwerekana abirumva inama uri kungira mani oya twakomeze urinjiye uragashaka oya uzakaduhe ari ribisi we nande na Miguel oya Miguel nagaba gashaka ni nganje w'umukobwa ugashaka bene mekarizi nawe se ugashaka kanje photo college ngafata ni ifoto yanjye ku ruhande mwana nyine nuko byagenze kandi niwe muntu wa mbere mbibwiye hanyuma utambukamo barakora ntambukamo nese ubwo man imyenda nari mfite yose yari yaciye mu ndege yari yagiye hasi urabizi imizigo iyo wayitanze muhurira aho ugiye aho ihagaze no kuvuga nubwo bahindura indege bahinduye bahita bayihinduramo na ya mizigo njyewe rero nta mwenda wundi nari mfite ntabwo nese mbabwire ngo iki njya hirya gato ndayimanura ndayikuramo da nyishyira muri bwa bupani ndatambuka mpita ngira imbere ndagenda yambara ibyo rero ndagira ngo nkumvishe ko yo kumbwira ngo ndi umusitari ngo umuntu ngiye ntabwo ndi umusitari mani ndi inzererezi kandi uba uri umwana uri flexible ndi umuhigi mani antuka hari mugeze Ethiopia uko biri kose niyo mwana yimwita munagenda mukurikira twahise tugenda mu gitondo nta bintu byo gutinda hariya rero mugeze Abidjan. That's the main point. Abiwati? Abibi. Hanyuma mugeze Abibi na abibization mugani wa semu. Mugeze Abibi tuna bibization. Twahise dukora mu bibi no. Tugaruka kwa Rubina. Urumva tujya muri hotel baratwakira. Yego. Bamaze kutwakira. Mwari benshi mwari mu ndege muri kumwe hano muturuka. Oya hari abo twaziye amasaha hamwe twabahise baza kudufata kuri airport. At the same time. Mwana namenyanye. Bara the presence nyine to. Nta bintu by'amabifu se ko n'ubundi bamugiye mu guhatana. Shamaye ntabyo nabonye. Ariko njye najyanye na wa mutoto mu Burundi. Ndamubona DJ Alida. Niyo twakomezanyije niwe tuziranye n'umukongomani umwe mwana nzambi. Hotel nyine tujyamo turavimvira nuko. Mwabaga muri hotel imwe nk'aba DJs. Ariko mu kujya gukora hagendaga umwe. I mean babiri. Mu kujya gukompeta. Nta muntu wajyanaga none mbya ngo wajya kuri tere ngo arebe uko bari gukomagurana. Wapi? Mwageraga muri babiri batoranyije cyangwa mwabaga? Babiri batoranyije aho ngo muri groupe bakandikamo ngo kana mu gitondo barahondana. Ugatura witegura umuntu nyine. Ntago naryamaga to. Kwitegura ni gute CASPI ko nzi ko wavuye mu Rwanda ari tegura? Mani kankubwire ya ntago yari imyiteguro nasanze ibyo niteguye ari uburoso. Oya ntago bishoboka. Wallahi ibya biborozi bifaransa zibya barafati wowe nararaga kuri TikTok zahari. Ureba iby'abantu bakunda. None ibaze ko baduhaga badufite mu cyumba baba gufitemo monitor n'ibyuma. Byawe kutije. Bakora practice wenyine. Noneho mani wakumva nk'umudipe muri bukomagurane wakumva ibintu ari gukora. Yebwe. Ubwo nimba muri nko mu cyumba bamwumviraga mu rukuta hirya. Oya wabaga yemeye no kugenda ukamureba to. Ukamureba ukumva ari gukora mani akabona gucurangisha inkokora. Ntago bishoboka. Aze nguye mukoboyi nzamukizwa n'iki. CASPI bya bintu none twibwiraga siko biba byoroshye. Nukuvuga ngo nageze ndavuga na nyirabyo mba ndishyize ku ruhande. Ariko n'ahandi nyirabyo mu gitondo. Ayuma CASPI nimba nibuka nta kintu cy'ubwoba wari ufite uvino habe namba kabisa. Ubwoba nari mufite neza ngiye mu ndege mani. Oya pani ndege turavuga mu buryo bwo gukompeta no gukompeta numvaga ndi full mukuko. Mvuga ndabakubita koko.
ngezeyo mbonye ibintu bari kunkorera mbona birenze ubwonko. Atonje nkurikiye Instagram yawe kuva igihe wagendeye kuva n'igihe wari ukiriyo twabonaga amapost abanarika ngo big up to you ngo represent. Ariko Miss wawe yaranyandikiye umbabarire. Miss w'igihugu cya yakwandikiye ariyo yari yaje muri competition nawe. Ariko ntabwo yamvugishije, yanyandikiye nyine bukeye amaze kureba show performance yanjye ya mbere. Wallahi byari bimeze gute bwa mbere ubwo mwari babiri bahitaga bahamanota bwa kuwa mbere? Ni ukuvuga ngo habaga hari abajudges bicaye hariya mugakubita agapati ka mbere bavuga hano bagukomye umujudge akavuga uti karangira wenda umurujije cyangwa kurushije. Ubu rero nyine mwarangiza mugataha ejo hakazakora mwakoraga mu gitondo nimugoroba hakaza abandi bagakubitana, ejo hakaza abandi bagakubitana mpaka mugiye guhatanira kuri semi final. Semi final wayigezemo kubera iki rero? Sasa mana bwa mbere nyine ikintu cyane ubwo buriya performance ya mbere ni ivuna mani. Witushira ubwoba rero nshize ubwoba ndavuga ndagutegura ko nica umuzayirwa. Umuzayirwa naramukubise igikenyero urakizi cyangwa ikibonobona. Umuzayirwa naramukubise ugenda umurebe yitwa ngo DJ Yus. DJ nuvuga ngo bwa mbere baguje no muri Congo muri Chad. Mutafina niba ari ikintu nshaka kwibutsa abantu badukurikiye kuri ndege CASPI wavuye n'uvuga uti ngiye ibintu by'igifaransa biri mushyire ku ruhande ntabwo mu francophone ishwi n'ikinyarwanda n'icyongereza wavuga gute wakoreshaga amarenga? Ibintu byarankubise wa papa. Urabona amahirwe nagize wa murundi kazi wanjye niyo wansanyuraga yaragufashaga nabo baniga b'abakongomani bose nabo ngabo muri Gabo baye bose n'aba France. Ariko nozo umubebe yaransanyuraga akambwira ati bavuze gutya. Noneho ngeze aba ndambwira rero mari ibintu biri kungora kuko nta nubwo namwizeraga ngo mvuge ngo ari kumbwira ibiri byo, ariko mu by'ukuri byari byo tu ashaka gukuraho akakubwira wenda briefing bagukubise akagutamo. Urumva noneho ngiye kubera ko ibyo bandikaga muri groupe nkahita nkubita translate muri phone kugira ngo ndeke ibyo yambwiye biri guhura. Abona sha nta kintu kiri tu nta beef nazi ikintu cyaje kubaho. Urabona ko muri competition twagendaga turi babiri ntabwo wagombaga kujyana ngo translate na nyoko. Barambwira ati witonde genda nutabyumva wimenye. Ndagenda hari umuzungu bita Louis niwe wamfashije ambwira ati rero uyu musore ugiye kumufasha mpaka rino rushanwa rirangiye. Akagenda kumva briefing bari gutanga bakazivugana hagahita bakazimbwira arambwira bigenza gutya biragenda gutya iminota iyi ahita nataka icyuma sasa. Ubwo muri ubwo buryo bwose bwo kuba wari ufite translation n'iki wallahi nakubeshya uwo muzungu yatahawe izo briefing ntabwo nari kuzimenya ahubwo nari kuraburiza. At the same time ni nako wakomeza kuduha amakuru biriya ni hari umuntu wabigukoreraga ufata agafuni ukavutirikamo amakuru abantu ari mu Rwanda. Ukuntu byagenze rero hari ikintu cyabaye niba ari nk'Imana yagikoze rero bari abaririmbaga ngo CASPI. Umutipe twakompetaga yateretse telefone imbere ye ari kwifata video nanjye nzo kuna ndimo nkubita mbona telefone iriho numvise bari gusara mpita mfata ka telefone yantoze mpita nyikuraho mfata yanjye. Man ntabwo nzi ukuntu byagenze ko ubufasha kuko nta muntu wari wawe kugufatira video nta nubwo byari binemewe. Ndabyumva kuko mani ya TV ngo niba ari TV5 abantu batanayizi Nyaboro ni mama yake na machine yanjye bayikubise ibintu mani barayihoma inyuma kugira ngo market itagaragara. Genda bambaye ngo Legacy aravuga ngo Legacy na nyoko ushyireho brand zaho hanze. Oya ntubutazishyira ariko ntabwo bashaka kwamamariza abandi bantu. Ndabyumva hanyuma ngo icyo gihe uri gupostinga nabonye amakomenti y'abantu benshi abantu bakurikira social media ubwo ndavuga public figures influencers because of the love cyangwa bagukunze ko babonye ko wageze hejuru. Man naje gusanga abanyarwanda turakundanira muto baravuga ati inzererezi kigiye kwera ubu nta yindi nkunga bambaza ngo turatora gute gutora bahise babikatira. Shamani baramfasha tu ni motivation. Ahise mbona ko ntari njye n'abari ari kubundi mani nta mu DJ n'umwe urazana igikombe mu gihugu nta mu DJ n'umwe uracyura award n'ubwo rwaba urusenda abaga shangiye kubahana mwabagabo ntabwo nigize ndyama mani. Biriya bintu dukurikije ni nk'icyumweru mwamaze gukomeza ngo ni iminsi 5 kwa mbere kugeza kwa gatanu buri munsi hahananaga abantu bane babiri mu gitondo babiri mu mugoroba. Kwa mbere wasubiraga kwa kabiri kwa kabiri wahuranaga n'undi kwa kabiri wahuraga n'undi nta kuruhuka ukubita yari knockout. Ako nibura nimba unavuye no kuri competition bagufite ubundi buzima ukabafata neza sha nari ndyoshye bakabagaburira neza mukajyana neza. Nari ndyoshye wowe
ni wane za hanyuma nje kubona mbona the big prize nabyo kubona mbona ugeze muri semifinal ubwo nuvuga ngo bakurikije bwa buhanga bwawe cyangwa none se bakurikizaga ubwande arasha nta yindi gusa ngiye ikintu cyabatunguye mani ni ukuvuga ngo club yose bakoreragamo yamaze kumenya ko ndi umwangufone ko bahitaga babona ko bari kugutranslating ikintu cyaje kubaho rero nuze abo bantu babo bose bari bamaze kumenya ko ndi umwangufone nakubitamo arafati kaboyi rero yewe we bakavuga bati uwo muntu musaza yamumenya ate nabakubitamo banuze ba Daphne avuga ati mujama noneho we ba James icyo kintu cyo kuvuga ngo abo bantu bashyiragamo bagasara njye nabonye hari abakobwa bari basaze abazi nimba ari bonyine baza muri ya competition babaje gufana njye ntakubeshye rwose Imana yo kinyise burya Imana yo wakunzwe n'abakobwa burya haba hahiye no muri ubuzima tubamo igitsina gore cyagukunze ntaho utagiye nimba mbeshye ndo unyibutse oya ntabwo nakwibutse bimera bite rero kuki bagukunze rero ukuntu byagenze hari harimo ibice bitatu hari cyo bitaga mega mix gukina indirimbo nyinshi mu gihe gito cyo bita remix bakinaga kapero ka droppingamo beat cyo bita template noneho no gusabura no gusabura rero wasaburaga indirimbo wumva ubona ko ziri bukoma abo bantu kabakonvenga nabo bari mu ruhande rw'abajaji kuko iyo batahagurukaga bahita guraburiza rero aho ngaho niho nabasaburiye rero nko kubasabura yari iminota 2 n'amasegonda 30 nabasaburiye indirimbo zira nko muri 20 umupiririzo ariko umva abakobwa baho rero nyine nibo bantu babiza abakobwa bagira amarangamutima atifata mani n'amajama nuko mani bahise baza gutya bakinzi bagisifura ko ndangije bahita baza baranterura mani baraguterura ntago bishoboka baranterura baranterura uracyari muri bandi twita ingaragu ayo singolo yewe pluro ndi ingaragu gace ntabwo ushobora kuba utaravanye y'umutware kazi yewe nakubeshye ntabwo wabidukora oya nawe wacyana nta n'umuntu wakwandikiye nyuma avuga ati nyuma y'uwo munsi benshi noneho ngiye icyo nakoraga narabakiraga kubera ko nari nkeneye kumenya ngo playlist ya hariya buri muntu nkagenda amubaza wambaye indirimbo 3 undi akame 3 noneho nkahita ndeba za ndirimbo bagiye bahurizwaho wabibazaga gute wabwira mutegeza ngo can you give me 3 songs oya wavuga mu gifaransa nabikubise muri translate nkabigarura mu gifaransa ukabimwereka gutya mu maso oya sinzi aho bakuraga nimero yanjye bakanyandikira ngeze nko kuri hoteli tukaganira tukamara kuganira cyangwa harimo n'abanyakaga gutyo turi aho ngaho nkayiba none nkahita mbajyana muri ibyo ngibyo nkahita nangira kumubaza se wabibonye te ese indirimbo zaho ngaho zikunzwe wabonye nk'iziho ubona nkeneye kuba nakinze akambwira nk'eshatu yambwira nk'eshatu nkahita natakunda nkayimubaza gutyo izo bahurijeho nkahita urabona nko mu Rwanda katapira ni katapira nikubajije ushobora guhita uyimbwira nagenda akunda akayimbwira nkamubwira ariko iyi ndirimbo why not kanze nyibasabuze nuko uwo mutwe mani kuko urabizi kiriya gihugu ni danje burya uri utanarwisanyura no kugira ngo ukurikirane ibintu byaho biragorana ariko ubu ngubu nafungutse amaso tu nushaka ko mbaze n'uwahehese no mu Rusiya CASPI ari ikintu cyo kumenya bivuze uti igihugu ntabwo cyoroshye uhagera wabonye difference ya Afite n'u Rwanda nese ko barya ibinyabwoya ntabwo babidukora sha bamaye ariko nariye ku kanyamujongo nashumyeho gato akaki akanyamunjonjo rero ntabwo nakubeshya nakariye njyewe mayi nariye ibintu byinshi bibi no kuvuga ngo like lifestyle yawe wayishinjiramo kurya byari bigoye byo natinya ayo boro bumeze nk'ubunyamasyo ntabwo ngeze kubona ndi gukubita icyaka hasi cyananiye ntabwo namenyaga ngo ni iki cyari kintu wabimenya cyari ikiboro bimeze nk'ikinyamasyo nibyo barya noneho ngiye cyari kiri munsi y'umuceri nyikanze bitugita kimena amazi nawe gajaye ntabwo mbirya to wa murundi gaza ariruka ariko babahagarika cyangwa basaga ibyo mushaka baga dufite amafaranga ku ruhande bavuga nushimiye ibyo bahaye muri hoteli yego ufata amafaranga utume muri hoteli waratuma naryaga ibyo nzira niza gutuma inkoko banzanira dendo rero bimeze nk'ingurube bifite ikintu dendo iranga burundu kuko numva nta muntu wakijyamo biragoranya kereka boro zaho zitwa muri baraceke umuceri umeze nk'umucanga w'igisenyi bawita ngo nace ubu niyo wiriraga kuva mbere imeze neza walahi biraryoha sana ndatesa uba wumva wasubirayo nta kibazo oya kereka ngiye nagarukira Ethiopia
amboro mani wapi kubera iki arashyuha n'ubushyuhe temperature ikirere n'ibindi nk'ibyo birarenze noneho ibaze ko wasohokaga nko mu modoka cyangwa nko mu nzu wagira nzu ukagira ngo bacanye mani. hanyuma CASPI twenda no gusoza ndi kwibaza nyuma ugeze muri semi final abafans nako twagukurikirana kuri Instagram abantu bari postinga semi final mwakompese muri bangaye mwamusigaye twari batatu njyewe no mu rundi n'umuntu oya twari bane kuko babiri bari bukubitane finali noneho nanjye ndi bukubitane na n'undi muntu umwe uduhatanira umwanya wa gatatu ariko mani biriya biboro by'intuze by'uwa kabiri byo rwose byo ntabwo tubyumva kimwe ni gender balance kubera yari umukobwa yego mani kandi umukobwa nese uwo mukobwa ko nigeze mpura nawe ko bamumpungishije ni gender balance uko biri kuko kubabyumva ariko njye uriya mukobwa mani ntabwo namugiriye ishyara ibaze ko namufanaga nyuma mbere ngira ngo atsinde uriya murundi kazi mani kubera ko yaramfashije uzi gufasha umuntu ukabona aratsinze we ntutsinde kandi ariwe birababaza naravuze basi abo uwa mbere tu uwa mbere yari uwahereye yari mu Cameroon yatsinze kubera iki yabarushaga yewe mutipa arakubita mani amavuta. People watching us, CASPI uratubwira uti Cameroon, Burundi, u Rwanda muri batatu ba mbere mu buryo buri international cause ni no bwa mbere twatugize amahirwe mu DJ uvuye mu gihugu cyacu akaduhagararira rega bajyagayo East Africa mu ifashe bajyagayo ubwo bucece nanjye yongeyeho nkakubitwa ntabwo nari bubivuga nari kuza naryumye n'abandi baryumaho burize nzabakubwira yego nzi babiri batsinzwe baragiye barabavutura bahita baza baryumye sibyo ngiye ko nshinzwe iby'umunwa byose wakubitse banga nicyo kibazo ni ikibazo hanyuma CASPI I want to see the big prize. Can we see the big prize? Man. Because we saw it on social media. Twabonye kuri social media gusa. Na amahirwe ndabona ngo nanakoreho numve ko gifatika. We move. After you. Because I'm ready. Let's go. Shaka mbereke. Si wa kintu myese man. Ari hehe sumo umukoboyi? Siremereye gutya man. Uramwera he? Uri kubereka se? Ndi kubereka. I'm flexing here. Man, sa. Ntabwo wabidukora. Nakigusigira. Ntabwo wabinkora. Sibyo. For the first time. Man, reka dusubire. Fait à Abidjan le 2 juillet 2021. DJ Yalla, this is a blessing. If you know that it's a blessing, go follow DJ CASPI.